Reka ntangire mbahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV kandi mbahe n'ikaze ku Gicaniro TV. Ndi kumwe na Egide Ruhashya muri studio, turavugana ari mu Bwongereza, naho nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier, nkaba ndi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen. Ikaze mu kiganiro Egide. Ndagushimiye cyane Olivier, ndabashimiye namwe mwe mudukurikiye kuri channel zombi, ndanabifuriza rero ibihe byiza muherereye. Yego, Egide rero uyu munsi turaganira turavuga ikiganiro twakoze ubushize, ngira ngo nashyizeho link abantu bibaza kuri iriya article yanditswe muri 2009 ya France 24 ivuga uruhare rw'amahanga mu mabuye yacukurwa muri Congo, amanyanga habera n'ibiki byose. Ariko kandi mbere yuko tujya muri ibyo ngibyo, reka tubanze n'iki kivugwa ku rugamba, duhe update abantu bari kudukurikira bimeze gute bwana Egide ubu ngubu. Nyuma y'urugamba turakurikizaho nyine uruhare rw'Ababirigi, noneho tunaze kuvuga kuri raporo ya ONU, y'inama ya ONU yakozwe. Bwana Egide bimeze baravuga ikinyamakuru ki ku rugamba ubu ngubu barimo aravuga? Ashyushye rero nuko Uvira yavuyemo uyu munsi mu gihe cy'isaa 2:45, biraza guterwa n'igihe abadukurikiye baza kubonera iki kiganiro. Ubwo ngubwo ni ku gicamunsi, ni mu gitondo cy'uyu munsi turiho, nibwo rero ingabo za M23 zari zifashe Uvira ngubu ahitwa Uvira. Hakaba rero hafashwe, bakaba rero bagaragaye kumwe. Murabizi iyo habayeho gufatwa k'umujyi, hakabaho gusa naho habayeho akarasisi k'abasirikari bari ku murongo, bari gushimirwa rero n'abaturage bo muri uwo mujyi, bavuga bati murakaza neza. Bakunze kubabwira ngo niba Mujyomba, ngo bakoze neza kuba bageze rero aho ngaho nabo babaribeye. Ariko ahangaha igikomeye ntabwo ari ugufata umujyi wa Uvira. Igikomeye ahangaha ni ugutekereza ngo niba bafashe Uvira niwo mujyi, abasigaye ibirometero bike cyane kugira ngo ugere ku mupaka w'u Burundi. Ni ukuvuga ngo hakurya bimeze bite. Njye rero nagerageje kuvugana n'abantu bari hakurya mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kisa naho nacyo cyabigizemo ikibazo, ndetse bakaba bavuga bati hari ingabo zacu zanyanyagiye mu mashyamba yo muri Congo, zanyanyagiye mu tundi duce hirya no hino, kubera ko uko zagiye zihunga imirwano muri Bukavu, Kamanyora n'utundi duce bikaba bageze i Bukavu, niko bagenda barushaho kubura aho banyura, kuko iriya koridoro nyine ubwo bayifunze ituma izo ngabo za Congo zisubira, ingabo z'Abarundi zisubira iwabo. Ikindi ni ingabo za Congo zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ababibonye rero Olivier, ababibonye ingabo zaragiye zihungira mu Burundi, zinjirana ibikoresho by'intambara. Bigiye kuba neza nka bya bindi byo muri 1994 ubwo barangiza gukora jenoside yakora abatutsi, bakajyana ibikoresho byose, yego, bakabasiga ku mupaka. N'ahangaha niko birimo bigenda. Ariko habayeho ibintu bya nyirarureshwa. Hari ibintu byabaye bya nyirarureshwa, umuntu ashobora no kuza kubereka aho bambura abasirikare ibikoresho bya gisirikare. Ntago babyambuye abasirikare, actually babyambuye abapolisi. Noneho abo bantu bari ko nabonye ari abapolisi cyane. Bonjour groupe. Bonjour lisusu baiki. Vraiment ana Uvira makambo za kobeba. Botalaka video na otindela bino. Biso baiki nyonso toza deja awa. Toza na frontière ya Burundi. Toza na frontière ya Burundi. Tozokende vers Burundi. Ndenge na oki. Ba yebisi ba militaire nyonso bazonga bakende na poro ya Kalundu. Biso ba policier toya na frontière, il paraît que tozo katisa nde situation ezali sikoyo. Bokomona ka video ana bomona ka baike nde batandami, oyo nyonso ozomona baike. Alors tozo abapolisi babyambaye, abona ko ari special force ya police, yego, bitewe nuko bambaye. Bakaba rero babakuye aho ngaho babatwara ahandi hantu mu ntara, ariko aho babajyanye ku mupaka w'u Rwanda. Ikintu rero bigaragaza niki, bariya ntago bari abapolisi ba Congo, ni FDLR yagiye
bayiha rugari, bayiha sapoti, bayiha ibyo bikoresho byabo babibashubije, ahubwo babatwara hafi y'umupaka w'u Rwanda, aho rero bashobora gutangira. Aho ni hehe? Ni mu Bugarama? Ahari ishyamba rya Kibira, mu Kibira. iriya shyamba rya Kibira rero rigahita rihura neza ishyamba rya Nyungwe na Nyungwe. Hanyuma hariho ikintu nanone gikomeye abantu bakwiye kumenya. Buriya igihugu cy'u Burundi barabizi neza ko igihugu cy'u Burundi, ubwo n'ibijyana n'iyo ntambara na konsekansi z'intambara, barabizi ko igihugu cy'u Burundi kitagira esansi, kitagira peteroli. Aho yavaga hakeya naho bafunze, yajyaga iva Ibuvira ikaza mu mabido, ku buryo ubungubu abantu bashobora kuba bakwimagina ibiciro uko bimeze. Iyo uvanye litiro 20 Ibuvira, no kuvuga ngo ni bidon ya 5 ya 20 litre imwe y'umuhondo. Iyo uyigejeje i Burundi baguha 550 by'amafaranga y'amarundi. Iyo uyiguze kuri sitasiyo donc urumva biba byikubye hafi inshuro 10, sibyo? Ayo mabido rero yajyaga afasha abantu, none ubu nayo agiye guhagarara. Maginga yangaya abantu bahacaga bavugaga bati noneho birarangiye completely, noneho na essence gake kwinjiraga kaje muri ubwo buryo ntabwo kacinjiye. Bati rero ibiciro birongeye bise byikuba kangahe, ku buryo umuntu yambwiraga ati nk'ikiro cy'inyama par exemple, nk'ikiro cy'inyama ubu ngubu cyavuye ku mafaranga 15,000 by'amarundi bijya ku 35,000. Kandi nazo zavaga Uvira. Donc buri kintu cyose kuko iziva mu mafamu zigera muri Bujumbura zizanywe n'imodoka. Yego. Iyo nta modoka izizana ubwo se bigenda bite? Kandi hagiye kuba irayidi. Yego. Irayidi muzi ko aribwo abantu benshi bakunda ibintu byo kurya. Ibintu byerekeranye na byeri. Byeri ndakubwiye ngo byeri yavuye Amstel yavuye ku 7,000, ubwo yavuye ku 3,500, ijya ku 7,000. Aho ni mu mujyi wa Bujumbura. Hakaba rero hariho kwiyaruma no kwiyegeranya kw'ingabo. N'uyu munsi magingo ayangaya harimo inama irimo kubera muri etamajoro zabo, muri etamajoro yabo, ku buryo n'imihanda ihari bayifunze. Hakaba hariho intwaro, buriya aeroport yabiri hafi y'ahantu bita mu Rukoko. Hakaba rero hari intwaro nyinshi ahantu kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, hakaba hari intwaro nyinshi, kubera ko bavuga bati mu gihe M23 yaba idahagaze hakagira uburyo ishaka kwinjira, nibura natwe ize gusanga twiteguye. Aho rero ku mupaka hari abasirikare hari Wazalendo, hari abasirikare b'Abanyekongo, hari abasirikare b'Abarundi biteguye bavuga bati turebe ko batadutera. Ariko rero nanone twakomeje kubyibaza tuvuga tuti bizagenda biti igihe M23 izaba igeze ku mupaka, kuko aba Barundi babasanze muri Nord Kivu, babarwanyirizayo, bamanukana nabo, babafatana umujyi wa Goma, baramanuka binjira muri Sud Kivu, baramanuka babafatana Bukavu, babafatana Kamanyora, babafatana utundi duce, babafatana aeroport, barongera baragenda, noneho bageze ku marembo yabo. Ibi rero ni ibintu bikomeye, ni ibintu abantu barimo kwibaza, bijyanye rero nanone nuko gufatwa kwa Uvira, iryo shyaka na motivation ya M23. Ikindi wenda umuntu ashobora kubwira abadukurikiye kirebana n'intambara, nuko magingo ayangaya rwose ngira ngo abantu baraza kubibona mu kanya bisohotse nonaha, indege izanye abasirikare bo muri Chad. Ubu iri mu nzira, iri mu nzira, ngiyi abantu barabibona, ngaba abasirikare turaza kubibereka. Iyi ni indege barimo rwose, barimo abasirikare. Nabonye abaopoza bavuga ko ibi bintu Chad irimo irakora batabishyigikiye. Justement ntago babishyigikiye, ariko deal iba yakozwe hagati y'abaperezida, biba byarangiye. Cyokoze aba bantu n'abantu nanone umuntu
babigiramo ikibazo, ndibaza ko M23 itabigiramo ikibazo, ni abantu bazi kurwanira muri desert, hariya ni mu mashyamba, ni mu nzuzi, ni mu bishanga, ni mu misozi. Aba bantu sinzi ukuntu bazabigenza, bo bamenyeye kurwanira muri desert. muri desert n'ahantu hashyushye cyane, bitandukanye rero na hariya imvura itagihita mu mashyamba. Ikindi kintu umuntu ariko ntabwo ari ubwa mbere Chad ije muri Congo. oya, na za ntambara za mbere ziri babaga barimo iteka bagiye bahagaragara. Erega ni question, ni amafaranga, ibyo byose ni amafaranga. Ariko rero nanone icyo bivuga ni iki, buriya iyo uhamagara abasirikare bandi, uhamagaye abacanshuro, uhamagaye Zimbabwe, uhamagaye Mozambique, uhamagaye Mara, uhamagaye ibihugu byose bibaho, buriya ubiha amafaranga, umusirikare wawe ntazigera arwana avuga ati abahawe amafaranga barwane. Icyo biba bivuga ni iki, ni ukuvuga ngo eske umunyamahanga azaza kurwanire wowe munyagihugu kubera iki? Kuki wumva ko umuntu azaza agashyira agahanga ke hariya arwanira ikintu atanazi? Aho gufata umuturage wawe ngo umusobanurire intambara, umwemforume, umuhe ibikoresho, nurangiza umuhe kondisiyo nziza zo kurwana, hanyuma arwanira igihugu. Ariko araje agiye kurwana n'umuntu wo muri Chad. Uwo muri Chad afite amafaranga, afite ibikoresho, yariye yanyweye, wowe reka da. Urumva ikintu cya mbere, isasu rya mbere rivuze, uriruka nkukamutaho, yabona umusize agahita avuga ati uyu munyagihugu se ko nsize ku rugamba rwabo, ngenda hakuriki, nawe akagenda. Buriya ntugire ngo arukundi bigenda, barabyumva. Kuko ni motivation, ni ikintu nk'icyo ngicyo. Buriya yagakwiye gushyira imbaraga ku ngabo ze, ariko siko ari kubigenza. Yumva ko iteka agomba kurwanirwa n'isi nzima, ajya bahana abacanshuro, ibintu nk'ibyo. Hagati aho ngaho, directeur de cabinet wa Tshisekedi witwa Anthony Kinzo Kamere, Anthony Kinzo Kamole. Uyu nguyu ya resigninze. Mu kurisigninga nta kundi, umuntu uri ku rwego rwa directeur de cabinet muri presidence de la République, buriya ntabwo resigninga. Urumva, ntabwo resigninga, ahubwo baramusaba bakamubwira bati resigninga kugira ngo dutange itangazo tuvuga ko tukwirukanye. Ikibazo rero kikaba kivuga ngo yazize iki? Rwihishwa uyu nguyu yagiye kubonana na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo rero uri directeur de cabinet muri president de la République, no kuvuga ngo chef de cabinet burya niwe utegeka ibintu byose byo muri presidence. Niwe mukozi wa nyuma president de la République agira icyo abaza kirebana na office ze, uba uyobora n'abandi bakozi bose bakora muri presidence ya Repubulika. Noneho rero umuntu ku rwego rwe, kuba wabonana na ambasaderi w'ikindi gihugu, ni ukuvuga ngo mbese ni amabanga menshi uzi, ni amabanga menshi ufite, uba ushobora kuba rero wavuga. Kenshi ubundi directeur de cabinet wa presidence ntabwo abonana n'abadiplomate, none ni n'umuntu barinda cyane kuko ibyabazi nibyo perezida azi. Kuba rero yarabonanye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamushyize muri condition mbi cyane, ku buryo ubu ngubu ubwo tunavuga ko habayeho babonanye mu buryo butari official. Binavuga rero ko buriya ashobora no kubizira. Ubu tuzumva ko uwo muntu hari ikindi cyakuru cyabayeho, kuko ntabwo bamusaba kwegura. Niba bamusaba kwegura bamureke, kandi batabanje kumenya batese mwavuganye iki, ni iki yifuzaga, yagushagaga iki, cyangwa wowe ni iki washakaga kumubwira. Ese wahamagaye undi ninde wifuje kubonana n'undi? Ni iki rero conversation yabaye iyihe? Information zanyuzemo aho ni izihe? Uyu muntu rero akaba yahuye n'ikibazo gikomeye. Hanyuma nonaha Olivier tubonye ko komine ya Minembwe nayo, yo ni komine Minembwe, abantu bataye igihugu. Mwabonye komine Minembwe? Asigaye nga komine Minembwe ngiyo, ngizi ngabo zafashe komine Minembwe ibohowe. Ese iyo uvuze ngo Minembwe yabohowe, nanjye nabyumvise, ni yabohowe nande kumeruka amakanika nubwo yigendeye, ariko Minembwe bari basanzwe birwanaho kugeza hari abandi se bari bayifite. Burya Minembwe hari Minembwe umusozi, ariko
umusozi ntabwo bihagije kuko uba utagera kuri administration, uba utagera aho komini iri, aho ushobora gusabira ibipapuro n'iki byose. Ikintu kibigaragaza ni iki, nuko iyo mugiyeyo mukajya ukavuga ngo donc ni ukuvuga ngo mwifotoreje kuri ofisi, yego, iyo ni exploit kubera ko aho hantu hahageraga. okay, kuko muri kiriya gihugu komine ni nini, mm, komine ni nini cyane, mushobora kuba mufite udusozi tungahe muriho, ariko ahandi murebera kure mudashobora kuhagera. None rero baguye ibirindiro ku buryo bageze aho ubuyobozi bwaho bukorera. mm. Iyo rero akaba ari exploit kuri bo, mbese baguye ibirindiro byabo. Ndumva Ibyo wenda byakozwe na Twirwaneho. eh Nyuma y'uko babuze shefu wabo bateguye iyo operasiyo nabwo. erega bavuze bati ibyo yakoze yarabikoze, bati kandi legacy tuzayishyigikira, bati uburyo yatubaniye, uburyo yabanye natwe, uburyo yadutureninze, uburyo yatuyoboye, ntabwo ari ibintu bizapfa kugenda ngo kuko nyine nawe arangije urugendo rwe hano ku isi. Bati tuzakomeza gukora nk'ibyo yakoraga, ati ndetse hazavuka benshi nka we. Iki rero ni igikorwa cya mbere bakoze kugira ngo berekane rwose ko nyine bazingatiye amafunzo ye. Egide, nagira ngo dufate n'umwanya twihanganisha aba freedom fighter bose aho bari b'iminembwe, tunababwira ko bakomeza gushyigikira no gufasha no gutera inkunga abirwanaho hariya. Uyoboye urugamba ubu ngubu ni Sematama, niba nibeshye. Yego. So icyo barwanira rero nta kindi ni ukubaho, abakomeza kubashyigikira babashyigikire, banamenye nabo icyo barwanira ubwabo, bagikomeze aho kugira ngo hazemo imyiryane, ndetse tunagaya n'abagambanirana hagati yabo nabyo, which is not good. Yego, dukomeza mu kiganiro rero. Egide, wari ukiduha update y'intambara cyangwa update y'intambara? Mu by'ukuri niyo ngiyo, ahubwo wenda ikintu kiba kigiye gukurikiraho aba ari ripoti ya Lisasu na Magerwe, kuvuga intwaro ziba zafashwe. Abantu niba hariho ababashije badukurikira, babashije kumva cyangwa babashije no kubona ahandi intwaro zafashwe Goma, ndagira ngo mbabwire ko intwaro zifashwe Bukavu, intwaro hagati aha, bana we, iki kintu nari gukibagirwa. Hariho ikiganiro cyabaye, ndagikurikira, bagerageza kwestima intwaro zafashwe. Hari izo twabonye, burya twabonye ibifaru n'iki, bavuga n'umubare wabo byari 400 n'ibiki byose, bavuga mbese ibintu bya buriya. Bavuga ko hari umunyamakuru wagiye hari ajya gukora reportage just ku ntwaro zari zihari, avuga ati ngewe, ati tureke ko nagiye muri Amura ni ububiko bw'intwaro, ati tureke ibyo nabonye byari byamaze kugera mu bubiko bw'intwaro. Ni ukuvuga ngo bafashe uruganda runini, bafata stoke y'urwo uruganda bahunikamo izo ntwaro. Ati rero tureke ibyari byamaze kugera hanze kuri aeroport, abantu babonye ibyafotowe n'iki, oya, ati ibyari biri muri iyo magasin y'urwo ruganda byari byinshi cyane ku buryo umuntu adashobora kubyumva. Ati rero none, ati hari konteneri 40, ati ariko mwibaza umujyi watewe, ati bagerageje kugira ibyo batwara. Ati ariko ngewe nk'umunyamakuru uhagaze ahangaha, ibyo niboneye, nabaze konteneri zigera kuri 40. Ati izo konteneri zari zirimo ibikoresho. Yavuze, urabona umuntu w'umunyamakuru yavuze ati ntabwo mu by'ukuri ibi bintu bya gisirikare bisobanukiwe. Ati ariko nibura narebaga kuri box ya buri kintu, nkareba ibyanditseho, hahandi hari barcode, hakaba hariho na nimero z'ikintu. Ati none ngiye nkajya kuguringa, ati nararebaga nkasanga ni ibitwaro, akavuga ati ni amabomba araswa n'imbunda izi n'izi.
ati ni za misiri. Izo misiri yararebye asanga hariho misiri imwe ishobora kurasa irigoma ikarasa mu birometero 40 uvuye aho iri. Ni ukuvuga ngo uyegereje neza umupaka wa Goma na Rubavu ukarasa barenze Musanze cyangwa se bikagwa Musanze, sibyo? So ati rero hari harimo ibyo nibyo niboneye, atari ko hari harimo n'ibindi birenze ibyo. Ati noneho mwibaze konteneri 40 nge nabonye n'izindi batwaye, kandi izo konteneri zose 40 zuruzuye plus ibifunyo ibiri muri stoke handi bita Amura, aho intwaro zibikwa za gisirikare, plus ibyo abantu biboneye noneho byari biri kuri aeroport n'ibyo nibyari biri mu bantu. Eske wowe utekereza ko ibyo bintu byari byo kurwanya M23? No, ibintu birazwi ko Goma yaririmo ingabo uteranyije Wazalendo, FRDC, FDLR, South Africa, MONUSCO, SADC, Abarundi. Hari mu mujyi wa Goma hari harimo 52,000 by'abasirikare. Ntabwo washyizemo abacanshuro n'abacanshuro, sibyo? Kandi imbunda 300 baciye ku mupaka w'u Rwanda kandi babaraga 1,000 bari muri Kongo. Imbaraga zose z'ibitwaro binini byari byamaze kugera ku mupaka, ni nayo mpamvu byarashe u Rwanda, byose byari byamaze kureba mu Rwanda. None se byari biri kurinda Goma kandi byayisize inyuma. Niba u Rwanda ureba hano ibitwaro ukabirebesha mu kindi gihugu, ugiye guproteja iki gihugu se urebesha ibitwara handi? My friend, ibyo 352 n'ibyo bitwaro bingana bityo n'izo konteneri zose n'izo ntwaro zose bari bagiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Egide, uvuga iki ku munyarwanda wumva ko bitamureba? aba muyihe sise uwo muntu bitareba azacukura umwoba ujyemo hehe se? Urumva hari umuntu bigeze kubaza kera, baramubaza ngo hariho ariko izo ntago ibyo byaba bibaye nko gutera inkuru, reka nabyo byihorere kuko ni ibintu mu busanzwe bifite logique y'ibintu ariko bishobora gusetsa abantu kandi ntabwo turi gusetsa, sibyo? So icyo nabwira umuntu rero rege nuko nta kuntu iki kintu kidashobora kureba umunyarwanda waba uri mu Rwanda uyu munsi, waba uri ahandi hantu, ariko menya ko kuba uri umunyarwanda ejo ukazaba udafite igihugu ni ibintu uzaririsha ubuzima bwawe bwose buzaba busigaye. Ubuzima uzaba usigaye ku isi uzabahurira umunsi uzaba udafite igihugu, umunsi uzaba udafite aho wita iwanyu, umunsi uzaba udahuza ururimi uvuga, uwuriwe na gakondo yawe. Ariko hari uri muri opposition wibaza ko mu gihe Kongo yaba yohereje bombe mu Rwanda ikayisiba kuri ntuza, we yumva ko yaba uwo muntu niba ari uwo muopoza ni umunyarwanda, urumva? Afite aho avuka mu Rwanda, ababyeyi baho bavuka, afite gakondo ye mu Rwanda, afite culture y'u Rwanda, afite izina ry'umunyarwanda, nta hantu azabicikira. Urumva? Umuntu uri kurorongotana ubu ngubu utagira ahantu yita iwawe, uwamuha akantu gato ka santimetero zingaha avuga ati iwacu naha, uwo muntu ebana yahita akicaramo ntazongere kuvamo. So ntabwo uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ngo hari umunyarwanda ibi bintu bitareba. Uravuze uti ibisasu byarebaga mu Rwanda, bivuze ko baranabipimye, baranagerageje, byari barabatesheje kuko mu kubisama ibisasu ubwiriza bw'u Rwanda bwarabisamye, ariko hagati aho habayeho no kubatesha, kuko iyo batabatesha bari gukoma. None se wageze ngo ni imbabazi batugiriye, babonye bafashe 2, 3, 4, 5 baravuga ngo nguzi ko bari kubisama ngo reka tubyihore nta kamaro. Wageze ngo niko byagenze? Urumva habayeho kureba, baravuga bati yampaye. None se uvuga iki kuba n'ubundi bari UN na MONUSCO n'abandi barateraga induru bavuga ngo leta y'u Rwanda igomba gukuraho ubwirinzi bwayo?
ibyo ni bya bindi navuze mu gihe gishize, barimo barasaba u Rwanda ngo mukuru wa zerebra mwifate neza, nimumara kwifata neza hanyuma murebe hejuru hama tubatere. Nibyo bari gusaba u Rwanda. Kuko u Rwanda ruri gushyiraho ingabo. Ubundi Olivier, umuntu agusanze mu nzu wawe, wabanza ukareba ukavuga ariko ndaterwa nande, uwo muntu utera amabuye ku madirishya, uwo muntu ukubita urugi rwanjye ninde, uwo muntu winjiye mu gipangu cyanjye ninde, sibyo? None ukabanza ukamwidentifiya. Uwo muntu ushobora gutekereza ukavuga uyu muntu nkurikije uko mubona na aggressivity afite, uyu muntu nimureka akagera ku muryango w'inzu yanjye arinjira afatira umugore, amfatira abana n'iki. So iyo bishoboye umusanga muri garden hanze mukarwanirayo, wamusora mu gipangu cyawe ukamujyana ku muhanda, ndetse ukaba wanavuza n'induru ukabwira abaturanyi uti nyabuna muntabare dore ninjiranywe n'umuntu, abaturanyi bakaba baza. Abaturanyi rero n'abandi bantu baba bashobora kureba, ndetse no kuba wahamagara ubutegetsi, ubuyobozi bw'ahuri, ukuva polisi, abandi bantu za kanso n'iki byose, ni ibyo u Rwanda rukora iyo rubwira amahanga, iyo bwerekana ruhamagara za UN, iyo zihamagara umuryango w'ibihugu bya Afurika, ruvuga ati murebe namwe ngibi, sibyo? Ariko nanone rugashyiraho ingabo rugakingira abaturage b'Abanyarwanda ngo badapfa mu gihe ibyo bintu bibaye. Nubwo bwirinzi. Yego. Ariko uyu munsi bakavuga ngo kuraho ubwirinzi. Donc gukuraho ubwirinzi uvuga ngo nizo ngabo zawe, donc ibyo bashyizeho birinda Abanyarwanda bivaneho, tubice yewe bivaneho, ubivanyeho. Noneho ngo bagusabe ngo bivaneho, kandi umara kubivanaho ntongere gutaka ko baguteye, hanyuma nawe uhumirize ukuru wa zerebra baze binjire, do bya bindi navugaga, binjire mu nzi wawe, bagukubitira abana, bagukubitira umugore. Ibyo bintu nibyo basaba u Rwanda. Gusa koko urumva ibyo bintu bibaho review utambeshye koko. Ariko tugaruke ku ijambo Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga. Yaravuze ngo ntuzansanga iwanjye, ahubwo intambara izabera aho none se umva, yarabivuze ati abadutera ngabo ntago baraduteye inshuro nyinshi cyane hariya, bariya abantu bava muri Kongo baraje inshuro nyinshi, intambara z'abacengeza abantu barazizi, abateye hariya barabazi, bakazunguruka bakazajya za Nyabimata, bakavayo bakajya muri Nyungwe, bakava donc bagenda bakikira bazenguruka, sibyo? Ni ukuvuga ngo umuntu azi aho baturuka. Yego. Bibaye rimwe, bibaye kabiri. Next time rero mu buryo bwo guproteja u Rwanda n'abaturage, umuntu azajya basanga aho bari. So bivuze iki rero kuri ya raporo twabonye ya 2009 nako ni article ya 2009 ya France 24, aho berekana Maguye gushyigikira FDLR, aho icisha intwaro, aho bagurisha amabuye y'agaciro, tusangira ngo warayisoma ibyo ngibyo. Bivuze iki ubwo tugiye kuri ntuza ya kabiri? Gusa njyewe iriya raporo nyibonamo nyibona ukundi njyewe. Sibyo? Dore uko ibintu bimeze. Birengagiza ko barya abantu bagenda bakajya muri Zaire, ubu ngubu ikaba ari Kongo, bari abantu binjiranye intwaro. Icyo ni icyambere. Yego. Mwinje muri abasirikare, mwinje muri forme, hanyuma mufite n'intwaro. No kuvuga ngo bahise bagira power, bahise bagira agaciro gakomeye cyane, kuko abaturage bahise babatinya. Noneho ntago kuntu bari bagiye ari miliyoni 2 zirenga 3 bari kubona support ibaha ibiryo, ibaha amazi, ibaha ibyo bashaka byose, ukuntu banganaga. Kubera imbunda bari bafite, bahise bempoza ikintu muri biriya bihugu, batangira kwambura abantu, batangira kubaka itaka ryabo, batangira kwinjira mu mazu yabo, batangira kubaka business zabo, batangira kubaka ibintu byose, sibyo? Kubera imbaraga zabo n'intwaro bari bafite. Aba bahanga bahise babarukrita, nibo batangiye guhita bahakurinda aho ahari amabuye y'agaciro. Yego. Abandi nabo nuko bahise batangira kwinjira bakoresheje izo ntwaro zabo, kwinjira muri za business z'amakara, z'imbaho, z'amamesa, ibyo tubivuga kenshi. None batangira no gusoresha imihanda. Yego.
uyu munsi nibwo ibyo bintu bivuyeho M23 ihagereye. Ubundi gucisha ikintu ku muhanda, waba ukikoreye ku igare, waba ukikoreye kuri moto, waba ukikoreye abantu bazatunyomoza, waba ukitwaye muri bisi, mu ikamyo, urishyura. Uvanye imboga hariya za ntuza za Bunagana, uvanye amashu na za karoti ukazivana hariya za Rucuro uzijyanye kuzicuruza Igoma, warishyuraga. Wishyura bande rero? Wishyuraga FDR. Nabo? Yes, mu mihanda. Yamani Olivier, waruzi ko inka imwe, abantu bazabitubwira barabizi, inka imwe waruzi ko bari basigaye baza bakakubwira bati ugomba gusorera inka zawe ni amadolari 5 ku nka. Inka ukazisorera, kandi hari ahantu bagira inka nyinshi. Yego. Inka ukazisorera ngo bikitwa ko bagiye kuzikurindira ntibazazice cyangwa ngo bazirye. Urabyumva? Ariko hagati aho urabakamira amaritiro n'amaritiro, ubaha abatunga, urabaha za fromage, hama de temps en temps ko babagira ikimasa. Abo? Yes. Uzabibaze neza abantu bari bazakubwira. Wakwibeshya gatoya ayo izo taxi ntuzibahe, inka zawe baziraragamo bakazica. Twarazibonye bazirasaza. Ibyo rero ni ibintu byahoragaho. So ibyo rero ni ibintu byagiye bibaso. Ibyo nashaka kugaruka rero kuri izo raporo. Mugiye gucukura hariya, abantu bagushakiye uburinzi bagize bate. Donc batangiye barinda, byitwa ko barinze ko bafite imbunda, ariko batangiye nabo kujya mu bucukuzi bwabo. Murumva? Batangira kubyinjiramo. Hazamo abandi bantu, buriya harimo izindi parametre nyinshi cyane zigenda zigafata abategetsi babo bo muri Kongo, buri mu depite wese, muri mu general wese, bose bakaba bafite ibinombe bacukuramo, bakaba bafite milisi bakreye yo kurinda ibinombe byabo. Ibyo bintu bikabaho, ariko bakabihindukiza bikitirirwa u Rwanda. Ubu niyo mpamvu umuntu asaba, reka nkubwire njyewe, ariko muri article n'ubundi barabisobanura, turaza kwitanga nanone hano hasi mu kiganiro. Olivier, rwerekana ubucuruzi bwa FDLR mu mabuye y'agaciro n'ahantu traffic yose byakorerwaga kurinda bigera i Burayi. Ariko ikintu batumva nuko u Rwanda haba amabuye y'agaciro. Uzi ko bemeza ko nta nibuye rihaba rimwe. No, u Rwanda habaye amasarabwayi gusa, akabamo na za Rwemasha, Rwinkwavu, Rutongo. Urumva? Aho hantu ukagenda amasite twarayize, twarayasuye. Urumva? Mpora nsaba nti bazadufashe baduhe liste ya buri kintu cyose kiri mu Rwanda, za gasegereti, za Wolfram, za zahabu. Ikintu ntazi ntaramenya ko gicukurwa mu Rwanda ni diama, ariko zahabu ni colta. Uzi ko ari colta, uzi ko itaka ryose bacukura mu Rwanda ryose ririmo colta. Uzi hariya za Remera, Rukoma, uzi abaturage bagiye basanga bahinga hejuru colta ukuntu bangana. U Rwanda rufite colta ifite na karite nziza kurenza iyo muri Kongo. Ariko uyu munsi bakemera bakavuga none se abantu abazungu babaga hariya za Rwinkwavu, aho hantu mwibuke hari hakize cyane ku buryo kera habaga n'ikipe ya football yari ikomeye cyane, yari ifite umugarige witwaga Rukira, yajyaga no muri equipe nationale. Ibyo ni ibintu nibuka ndi umwana. Urumva? Hariya irutongo baracukura, hariya za Shyorongi hejuru hariya urenze Kanyinya. Burya habayo ibinombe bacukuramo amabuye y'agaciro. Bivuze iki rero? Bivuze ko nta na rimwe iyo report izaza ngo ibe ivugishwa kuri 100%, kubera ko niba bavuga ko u Rwanda ikintu kirujyana muri Kongo ari amabuye y'agaciro, kandi u Rwanda narwo rufite kabira baba bavuze gutya ngo bagiye kurompa ngo kontra ngo bagiranye ngo kuko ngo amabuye y'agaciro ava muri Kongo. Ntabwo ibyo bintu ari byo. U Rwanda dukoreshe logique, amabuye y'agaciro muri Kongo aherereye ahavugwa cyane ni muri Nord Kivu. byo rwose amenshi yejya, ariko rero hari za Jekamine burya iyo company hafi aho ngaho hari ibindi binombe bihari, ariko ibyinshi koko ibyinshi biri reka tubare Rubaya.
dufate urugero rwa Rubaya, kuva Rubaya kugera mu Rwanda, sinzi niba Rubaya uhazi, abahazi baze kutubwira. Kuva Rubaya kugera Rubavu ni urugero rungana iki, ni urugendo rungana iki? kiriya gihugu ni kinini cyane, ibyo wita hafi. Twebwe urabona, iyo uvuye i Kigali ujya Musanze, ujya Rubavu, urumva uwayibarega ko wagiye ahantu hanini. Kuri bo kubera igihugu ari kinini, umuntu iyo atuye aho ngaho undi atuye hariya bavuga ko baturanye. No, icyo nshaka kugira ngo ni ukugira ngo turebe mu buryo buri geographiquement. Kuvuga ngo abantu, amabuye y'agaciro kenshi akunze kugaragara ahantu hari ibirunga, hafi y'ibirunga. So bivuze Kongo na Uganda n'u Rwanda hari ibirunga, ni chaîne volcanique igenda igafata ibyo bihugu byose. So bivuze ko rero ubutaka bufite ubwo butunzi, niba buri ahantu runaka, kandi tukaba tuzi ko ubutaka bushobora kwimuka bitewe n'imvura, bitewe n'imyuzure n'ibindi bintu bishoboka. Why not ubwo butaka buri muri Rubaya bidashobora kwideplasa, tukaba ubwo butunzi bwagenda ntabwo bwakwideplasa, kuko amabuye y'agaciro ntabwo aba muri metero 5 z'ubutaka, ntabwo aba muri metero 10 z'ubutaka ugomba gucukura. Ariko avec les années ubutaka buvaho buri, na kuvuga ngo niba bwari kuri kushi iyi n'iyi, burava ahantu bukagera kuri kushe runaka. Sinibaza ko kuri iyo level ari uko byagenda, sinibaza ko, kuko hariho ibintu abazungu basize bakoze bagiye kugenda, basize bafashe aho bari baramaze gukora za topografi, baramaze kurokariza, barazanye bya byuma byabo, kuko barabizi naho mu Rwanda, no mu Rwanda birahari. Buriya hari ibyuma byari byaramaze kumenya aho amabuye runaka ari. Yego. Noneho igihe habagaho independence bagiye kugenda, kubera ko bari bazi ko bazaza kugaruka mu bundi buryo, bahashyize ibipoto, ibintu by'ibi block sima, bashyiraho imibare, bagira juste kumenya ngo nituza tuzashakira ahangaha. Ibyo bintu rero basize babikoze, ni nabyo bagiye bakurikirana bavuga bati reka turebe. Ariko hari n'ibindi bintu batigeze bamenya, cyane ko hariho uburyo umuturage yajyaga ajya guhinga aho hantu, yajya kuhahinga yabona icyo kintu kikamuderanje mu murima, akakimanyagura akagikuraho. So ubu rero magingo aya ngaya abantu bakaba batahazi, ariko abazungu bo basize babikoze kuri za mapu zabo, baba babifite. Olivier, reka nkubwire ikintu. None se icyo nkibazaho kugeza aho ngaho hejuru, ni gute ubwo butaka bwaba bufite ubwo butunzi ahantu hamwe? Ni ukuvuga ngo n'ubutaka buturanye nabwo birashoboka. Niyo mpamvu nyine ngaruka kuri cya kintu wavugaga ngo muri kariya gace kegereye Kongo byanze bikunze hari ubutunzi cyane. Ntabwo bishoboka ko, none se nibyo perezida yavuze. Donc urumva hano hari amabuye biraje bigeze kuri Grande Barriere, sibyo? Birahagaze bikagenda nta mabuye, bikazongera bikamera. Wumva bishoboka? Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo amabuye arahari, ariko kubera ko u Rwanda ari rutoya, 26338 km², ibihari biri muri superficie y'uko u Rwanda rungana. Of course ntabwo ari byinshi nk'ibiri muri Kongo, ariko Kongo nayo ukurikije uko ingana, urabona ko biri muri region imwe. Nabo za Bandundu, za Kasayi, nta bihari, za Badorite nta bihari. Iyo biza kuba ari ibihugu apart, ntabwo biza kuba byari kuzuba bifite amabuye, ariko biyafite kubera ko biri muri iyo region y'aho ngaho. Bivuze iki rero? Twavuze ko turi bugaruke ku nyungu z'abanyaburayi muri Kongo. Ikintu bivuze ni iki? Nuko chaque fois izo commission, ibyo biki byose bizashyigikira, bizavuga neza, bizanga kugaragaza amakosa ya Kongo. Nta kintu na kimwe kizigera kivuga ukuri kw'ikintu. Kubera iki? Kubera intérêt z'ibyo bihugu, kubera intérêt z'aba leaders bafite muri Kongo. Ndakumenyesha ko Olivier, nta na rimwe companies ziza gucukura aho ngaho ziva muri ibyo bihugu, nta na rimwe haba hatarimo intérêt y'uwemeye ko iyo company iza aho ngaho abafitemo pourcentage runaka azabona, kugira ngo babashe kugira uruvugiro. Ushatse kuvuga rero ko M23 ibangamiye inyungu z'abanyaburayi cyane. Buriya
kuba ibaye hariya ibangamiye inyungu z'abanyaburayi. Kubera iki? Kubera ko hari ibyo baba barakoranye na leta iriho, hagira uburyo bikora, hanyuma ibyo erega hari ibintu reka nkubwire, hari ibintu bibaho bikabaho. M23 niramuka par exemple ifashe ubuyobozi no kubasha kuba yabyaza umusaruro ibiva mu butaka bwaho bafite, no ngo ni ibintu bishobora kuba mu mucyo. Mufashe ibiro bingahe muri bandi ku isoko, ibuye rifite ibiro ibi nibi rigura ngahe, none mutwaye ibiro bingahe, ibi nibi cash pa transparency. Ariko hariya usanga ari umuntu ku giti cye, urumva, usanga ari umuntu ku giti cye, usanga ari abantu bangahe, usanga ari company ya South Africa itanazwi, itararegistra ahantu na hamwe, ugasanga ni inyungu z'abantu bari aho ngaho 3, 4, 5. Hariho kandi gushaka kukubwira, hariho umunyamakuru wakoze reportage aza muri Congo, we yibaza ko ari ibintu bisanzwe, bitewe n'iki? Bitewe n'uko ngo bari babonye ahantu mu giturage bizarre, ahantu udashobora kwibaza ko nta kintu kihaba, nta muhanda, nta nothing, nta kintu na kimwe. Ariko bavuga bati habonetse diama iteye ubwoba mu bunini no muri kariti. Noneho umunyamakuru afata telefoni, atelefona ministre ushinzwe ibya mine mu gihugu cya Congo, amusaba uburenganzira bwo kujya gusura aho hantu. Ati ndi gukora reportage mu gihugu cyanyu, n'icyo ati nifuzaga kujya aho hantu. Undi akamubwira ati aho hantu simbizi, uzabaze abantu b'abaroko bahategeka, n'icyo uko kiriya gihugu kibamo n'abami, ati n'abantu bo muri province aho ngaho bagufasha. Agerageza gushakisha ukuntu yabigenza, abura umuha autorité yo kujya gusura aho hantu. Ariko akabari kumwe n'abazungu nabo baritaye mu gutwi, badashaka kuva ku izima, bashaka gusorema kujya aho hantu. Bafata ibimodoka by'amajipe, baragenda mu mihanda itabaho rwose. Kiriya gihugu nta mihanda kigira. Baza kugera ahantu, bahageze uzi ikintu ndani mu ishyamba, uzi ikintu basanze? Basanze piste y'indege. Piste y'indege. Donc ibaze kuza mu gihugu ukubaka piste y'indege, igihugu ntikizabimenya. Abo? Yes. Babizi ka mema, ahubwo barimo abandi. Yagusabye rwose Olivier, ibyo nta nubwo ari yonyine, ni nyinshi. Muri kiriya gihugu baragiye piste rwose y'indege nk'ibirometero nka 3, 4, 5 bishobora gutuma indege ihaguruka ikagenda. Wageze ngo ibyo ngibyo nuko nashaka kuvuga igihugu aha ngaha, wageze ngo byabafata nijoro rimwe kuba barangije iyo piste. Urumva? Yes, nijoro rimwe kuba barangije iyo piste. Bagezeyo basanga abo bantu bamaze igihe, iryo buye bibaza ngo babonye, abandi bamaze igihe baricukura baritwara. Bizi nk'abantu babiri muri leta, nta bandi bantu babizi. Urumva? Noneho hakaba hari umugezi ujya aho hantu. Uzi ko abo bantu banagize banahashyize na station ya essence iba supply ibintu byose bikorwa n'indege. Niyo mpamvu ndakubwira nta muhanda ubayo. Ariko hakaba hari ukuntu bubatse ikiraro bitewe n'ahantu hari amazi, hari umugezi. Abantu barafonsa bashaka guca kuri iyo donc iyo bridge kuri uwo mugezi. Uzi ko abo bantu bahise hari hateze za mine, za dynamite, pa mine ni bya gisirikare, hari hateze dynamite. Bashatse gufonsa abo banyamakuru n'abo bazungu ngo bajye gukora iyo reportage. Uzi ko izo dynamite bahise bazitega, icyo kiraro kiramanyagurika. Abo? Aho kugira ngo babagereho. So uwo muntu byaramuyobeye, araza avuga reportage ye gutyo uko yayibonye. Atariko
ni igitangaza kubona igihugu erega listen kira gihugu ahantu hanini ni ishyamba urumva ahantu hanini ntihatuwe kandi ahantu hanini ntibazi birimo ntibazi bihari nk'amabuye y'agaciro ariko abandi bashobora no kubidetekta hashobora kuza abantu babiri bigendera mu mashyamba bakabidetekta bakabibona bakazajya bagenda bakora gahoro 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 abaturage ntabahatuye ntabahazi ntabuzi ibyari yego urumva kiriya gihugu bavuga ko baraje ya Inga igihugu cya Japan cyayikoresheje imyaka n'imyaka batazi ko bayikoresha kandi Japan reba aho iri naho iriya baraje ya Inga iri ibi byose yes yabo oh my god Olivier no gusoma ibyo byose ni ibintu bibaze hagati aho ngaho ukirimo uravuga ibyo nanjye ndimo ndibaza kuki turimo turareba muri raporo ya Loni tugaruke kuri raporo ya Loni kuki bagaruka cyane ku kibuga cy'indege cya Goma ngo humanitarian kubera ko bafungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo abantu ngo muri Goma ngo abaturage ngo impunzi hari impunzi zihari ngo babone ngo gufasha nta rukundo rurimo nta rukundo rwo gukunda abantu ntabyo kuvuga ngo ikibuga cya Goma n'ubushize n'icyo kibazo cyabaye ikibuga cya Goma niho haca ayo amabuye yabo niho indege ziza gupakirira zikaza gutunga ibi bihugu uko ubona ibi bihugu byose byasaze reba ukuntu byasaze Olivier narakubwiye ngo ibi bihugu abana biga ku busa narakubwiye ngo umuntu burayi yivuza ku busa narakubwiye ngo umugore yabyaye bamuha inzu ku busa housing benefit narakubwiye ngo hano kubyara urabyara leta ikaguhemba ukugira abana babiri leta ikaguhemba batatu ikaguhemba ibyo urabizi ahangaha ibimuga birahemba umuntu utajya ku kazi ngo warwaye baraguhemba umuntu ibyo se umunsi bazababwira ngo ibyo byose birarangiye mugiye kujya mutanga minerivare mugiye kujya mwivuza mwishyuye abaturage bahano bazabigenza abaturage bazajya leta ntago babyigeze ntibabizi kandi ibi bihugu nta peteroli ibaho nta zahabu ibaho nta diyama ziba hano nta bindi bukungu ibyo byose ibyo bihugu byo muri Afurika nibyo bitunze ibi bihugu ni nabyo bituma habaho uko kubaho kw'amafaranga kwa gutyo none se kuki badufasha izo aide baduha n'iziki dore rero impamvu none se ntiwumva ko ibintu bikorwa umva yaba ibyo bihugu byagiraga ubwo bukire bikabukoresha neza bikabasha kumenya ngo okay icyambere reka nkwereka igihugu waruzi ko comptoir donc udetermina uko diama igurwa yego na valeur yayo dimension na forme yayo burya diama iriya forme yayo ni ibintu ni dimension zizwi ku isi yose donc ni ibintu beta burishinze bimeze bityo waruzi ko ibyo bintu byose ibiciro byose bikorerwa Anverse burya niyo determina igiciro cya diama Anverse mu Bubiligi none se Anverse hari diama ihahingwa hari diama bacukura ngo niho haba diama ya hatari no ariko ntayo bacukura nta kintu bafite so niyo mpamvu ndi kukubwira ngo kugeza niyo wabaza amakawa uzi ko igiciro cy'ikawa kiba determine pari Ubwongereza n'icyayi rero ibyo bivuze ko ari nabyo biha access u Rwanda kuri ayo mabuye y'agaciro rero no actually ibi byose ayo mabuye ntabwo ubwo rugendo ntabwo rwasubira muri Kongo urumva rugaruza mu Rwanda so biroroshye rero gusobanurira abanyarwanda n'abandi bantu batwumve mu kinyarwanda Olivier urabona ibi bihugu bigomba gusara kubera ko inyungu zabo zapfuye hariya igoma sibyo kandi bafite abo bagomba kubeshyira no gushyiraho icyo kintu abo bakaba u Rwanda niyo mpamvu u Rwanda rwagumye muri televiziyo niyo mpamvu u Rwanda rwagumye mu maradiyo niyo mpamvu u Rwanda rwagiye muri social media niyo mpamvu u Rwanda ibintu byose byabaye kashe niyo mpamvu iriya raporo ireba ubundi yakagombye kubireba M23 ariko bisa nkaho ari u Rwanda ntago bavuga M23 kuko nubwo bazi reality M23 kuko atari ikintu atari n'abantu nubwo barwanira koze izwi iyo koze bari kuyigeza inyuma ariko bagashaka kuzana igihugu kugira ngo
babashe kubona bo begekaho icyo kintu. yego Nibavuga u Rwanda, kuko listen, umuntu uri i Burayi urimo ukora analize z'intambara, analize politike n'iki byose, ashobora kwibaza ariko M23 n'igihugu nka Kongo, igihugu cyigenga, ibi n'ibi ntibibaza ko icyo gihugu cyiza kigata intwara aho ngaho, M23 ikazifata ikazirwanisha ikagira gute igihe bahereye bazana ibitwaro n'iki. None abantu bakibaza bati aba bantu bafite determination, aba bantu bafite ubutwari bw'uko barimo barabaka itaka ryabo. Ariko ibyo bintu byakumvikana ku muntu ifo ko bashaka igihugu, icyo gihugu kikabakashe y'ibivugwa byose bibi muri iyo ntambara. Icyambere nibo bagiyeyo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Nibo bafashe M23, ibyo bintu ntabwo ari byo. Nibo bagira batya, ibyo ntabwo ari byo. Nibo bacukura amabuye, ibyo ntabwo ari byo. FDLR batereka ntayihari, kandi ibintu bizwi babona. nta FDLR twigeze tunabona. Can you imagine? Urumva? Kandi iyo hari umuntu wa FDLR wapfuye, hari igihe bavuga bati hari wari usigaye rwose umuyobozi wa FDLR yapfuye, none abapfuye ayobora abantu. Abapfuye avuye niba ntayihari. Ku ngingo ya 29 kuri raporo ya Loni bavuze ko mu gihe u Rwanda rwaba rutisubiyeho bazafunga Tour du Monde yagombaga kubera y'amagare yagombaga kubera mu Rwanda. Ibyo bintu bivuze iki hejuru? Olivier, u Rwanda ntabwo ngiye kubisubiza nk'umuntu waba avugira igihugu cy'u Rwanda, cyangwa ngiye kubivuga nk'umuntu nkanjye. Ngewe uko ntekereza igihugu cy'u Rwanda, ikintu cyose cyabangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ikintu cyabangamira umuturage w'u Rwanda akaba yapfa azize isasu, azize ko bamuteye, azize ko bamutegeka kuvuga ngo emera ibi ngibi, ngewe ntekereza ko ntago u Rwanda rwavuga ngo aho kugira ngo mutwambure Tour du Monde y'amagare turabyemeye ngaho nimuze mutwice. Oya, ifo kureba none se ubundi ikizazana, sibyo? Ikizazana hari niyo yaba umuturage kiguze ubuzima bw'uwo muturage se. Ubuse aba baturage bazize ari amagombe hariya Rubavu, urambwira ko bazize. Urumva? Ibaze rero ukaba wavuga ngo Tour du Monde. No. Urumva? Tour du Monde, yes, u Rwanda rwara ruyikwiye, rwagiye rugaragaza ko rushoboye biriya bintu, uko organiza rumaze kugaragaza ubushobozi bwose, rugamaze kugira gute. Ariko ibyo bintu byo kuba wazana ikintu nk'icyo ngicyo mu gikangisho, erega n'uyu mucuranzi waje w'umunyamerika ugiye gukorera igitaramo hariya, nawe bari batagiye kumumerera nabi. Uravuga Kendrick Lamar? Oya, hari undi yitwa nde harya? Hari undi Yes, hari undi wagombaga kuza nawe, yego. nuko mwibagiwe. No, uravuga iki ku bijyanye no ku abakongomani ku Kongo, igihugu cya Kongo kubangamira ahantu hose hari inyungu z'u Rwanda, ahantu hari Kongo ntago ari yo itubangamira, ntabwo ari irimo irabikora, ntago ari yo. Urumva? Kuko Kongo ntayo kugusini, sibyo? Ni imbaraga z'ibihugu bifite ibintu byabo hariya. ukeka ko Ububirigi burimo, reka twekwe nimero ibihugu, ariko Ububirigi bwo ukuboko kuragaragara, ibihugu by'i Burayi. Yes, erega Kongo se yabahite nako Ububirigi bwabaho bute budafite Kongo? Utambeye. bapare uko ubona ihagaze kuriya, za tram, za train, za underground zabo, anything, buri kintu cyose kugira ngo babeho kuriya, ikintu cyose bagikuye hari n'abakongomani baranabibabwira. Umukongomani yanga kwishyura itike ya bisi cyangwa akanga kwishyura itike ya train, akavuga ati ibi byose mwabikuye iwacu. Actually abantu batazi igihugu cy'Ububirigi, baba tuvuge abanyafurika cyangwa bake badukurikira hano batazi igihugu cy'Ububirigi, muri Europe ugereranyije ni agahugu gato gashobora kuba kangana u Rwanda, rushobora kuba runakaruta. Oya, Ububirigi burutaho u Rwanda gatoya cyane, nta kintu bafite. Oya, nta kintu source ntayo, nta kintu mu butaka bwabo bagira, nta peteroli, nta diamant, nta kintu kimwe bafite. Uretse kuba abanyaburayi barabahaye isoko rya Europe, kuba byonyine barayise capitale de l'Europe, burya bagiraga ngo bazamuke kubera ko nyine
siège ya communauté européenne niho iri. So byatumye rero nka Bruxelles izamuka, hanyuma abadiplomate baba benshi, hanyuma nyine bazamuka muri ubwo buryo. Ariko hakabaho n'icyambu gicishwaho ibintu bijya muri Afurika, Anversi, yes. Ariko nanone hakaba ikintu gikomeye cyane kiri hagati yabo nabo cy'umwiryane ukomeye cyane hagati y'Abawalo n'Abaflama. Bo rero bo biranakomeye kuko bamwe bavuga ururimi rwabo, abandi bavuga ururimi rwabo, urumva, bamwe bavuga Igifaransa, Abaflama ntibashaka kuvuga Igifaransa. Ndetse n'amategeko aratandukanye, ndetse bo banaciyemo kabiri, bo kabisa, hari Wallonie, hari na Flandre, sibyo? bivuga rero ko bahasabuye Kongo imyaka n'imyaniko, n'imyaka za rengo doro barapakira bagira bate, ku buryo ibyo bintu byose nibyo bagiye bakoresha babasha binavugwa ko abakongomani kera ngo bazaga mu Bubiligi rwose, nk'uko waba uva Goma ujya Rubavu, rwose. ubwo rero urumva ko inyungu z'Ububiligi zifite kuri Kongo kurusha uko zifite mu Rwanda cyane. N'ejo narabikubwiye ko ntabwo ndabizi Ababiligi miliyoni 120 z'abakongomani n'igihugu kingana kuriya, urumva. Buriya kandi hari ukuntu bajya mu bintu bakajya ngo burya u Rwanda ngo ntabwo ari francophone neza, ngo burya ngo bafite byombi, ngo ni abanglophone bakaba n'abafrancophone, bati nyamara kuko Kongo irabirisha cyane. Kongo icyo kintu irakirisha cyane cyo kuvuga ko nicyo gihugu. Burya Igifaransa muri Kongo kivugwa n'abantu benshi kurenza mu Bufaransa, kandi ari ururimi rwabo kubera population. Baravuga bati ururimi rw'Igifaransa turamutse tudesize kuva mu Gifaransa, urumva, francophone yabihuye n'ibibazo. Icyo kintu ko byabateye n'ikibazo cyane ubwo Louise Mushikiwabo yatorwaga kuyobora francophonie. Ibyo rero ni ibintu bijya biza bigatesha rwaserera. Izo zose rero ubwo urumva niyo mpamvu rero turimo turabona uruhare rw'Ububiligi mu kubangamira ahantu hose hari inyungu z'u Rwanda no mu kuruteranya ku mahanga n'inshuti. So abanyarwanda dukora iki rero? Urabona bitaza gutera crise mu gihugu? U Rwanda ntabwo nta kibazo kibaho. Niba abanyarwanda bari kudukurikira, abanyarwanda ni basubiza amaso inyuma, nibongere bibuke igihugu cyabo. Hariho ibintu byinshi cyane u Rwanda rushobora gukora, kandi abanyarwanda dushobora kugeraho tutiriwe dutega amaso cyangwa amaboko tuyategera ibi bihugu. Niba hariho ibintu byagombaga gukorwa n'iyo kooperasiyo yabo bikaba bihagaze, abanyarwanda muze tubihagararemo neza, ntihagire ikizahagarara. Cyagombaga gukorwa n'ibyo ngibyo, niyo kooperasiyo. Abanyarwanda muze twishyire hamwe, umwe uko yifite, uko yishoboye, dufashe rwose, dufashe igihugu cyacu. Diaspora ni ibintu ishoboye, diaspora ni ibintu gikora, babikora buri munsi kandi batabibwirijwe. Ni umutima wabo mwiza wo gukunda igihugu. Abo mu gihugu nabo bafite ubushobozi n'ubushake, ibyo nabyo tubihurizaho. Muze turebe igihugu cyacu tugishyigikira. Uherutse kuvuga ngo waryaga ibirayi 5 arye 2. Arye bibiri rwose, arye bibiri cyangwa arye kimwe n'igice, yibuke ibigomba gukorwa mu gihugu. Ibyo bintu umuntu uri mu Rwanda wakoreraga ONG runaka, wagiraga gutya na gutya ikabifunze, arakumva atebwa neje n'icyumuntu nawe nabanze arebe ko iyo ONG yayikoreraga ashinze ibirenge hehe. Urumva, agenda mu kirere, aba muri Mars, aba mu kwezi, aba he, aba ku butaka, kandi ubwo butaka abaho n'u Rwanda. So icyaza rero cyaza kikamugeraho, ntago cyaza ngo gice ku ruhande ngo kuko ari muri ONG ukada. Ibi ngibi abanyarwanda babiciyemo, ndibuka neza ni mu mwaka w'ibihumbi, uze kunyibutsa ntaza gukora ikosa, ni 2012 ni ryari, ubwo inkunga z'amahanga zafungirwaga 2012-2013 nyinshi. Abanyarwanda babyitwayemo bate? Havutse ikigega cyitwaga Agaciro Fund. Uteganya ko abadiaspora baza kugira ikintu baza gukora cyane? Ngewe rwose ibyo bintu ndabiha amahirwe rwose 100%. Burya abanyarwanda n'abapatriote cyane. Abanyarwanda n'abantu basigaye bumva ibintu uko bimeze, barakurikirana. Ikindi kandi nyine bamaze kumva, erega abanyarwanda
abanyarwanda ikintu cyo burya iyo bije ku gihugu ntago bakina. Igihugu cy'u Rwanda ntabwo umunyarwanda kigikinisha mu buryo bwo kumva ko yakibura. Utekereza iki ku muntu uri buzane komantere hano avuga ngo murahaze muri Burayi, urabivuga ntabwo mubizi, twebwe turimo turakubitirwa hano hanze? Hehe se ko aho avuga ntabwo tuhagera, sibyo? Ntabwo tuhagera. Ahangaha hari mu guhaha, ariko ntabwo bivuga ko umuntu ni nko kuvuga none se ubu ngubu umuntu yajyanye umuryango wose, ntabo dufite hariya. Umuntu ari hano ahaha ariko agira n'abafasha mu gihugu. Umutima uri mu Rwanda. Nk'uko waba umuryango wawe uri Kayonza, urumva, ariko wowe ukajya i Kigali ukajya guhaha. Yego. Ibyo ni kimwe. Rwanda isigaye iza ahangaha ikaza kabiri ku munsi. Nshobora kwikuza ahangaha rwose nkahirirwa nkaza gutaha mu Rwanda, nubwo ubwo buryo butakorohera abantu bose, ariko icyaba cyari cyo cyose naba nikubise Kigali indege haguruka ahangaha amasaha 8 umuntu akaba ari yarahi Kanombe, sibyo? Ni nkuko n'ubundi wagiye guhaha akajya guhaha i Kigali, n'ubundi ajya guhaha, ariko akavuga ati ndasangira n'abantu bari Kayonza, ndasangira n'abantu bari Musanze, bari Rubavu. Urumva byose ni kimwe. Aho umuntu ari uhahira iwanyu. Yego. Tugana ku musozo bwana wakoresha imvugo y'abatari nziza. Yego. Tugana ku musozo, utekereza iki, uravuga iki kuri raporo ya UN nyene? Ni iki kintu uri bugire inama abanyarwanda bumva kino kiganiro aka kanya, bashyira umutima impembero, bagira ubwoba, bahangayike, bagire gute, bimeze gute? Oya nta ibintu byo ntabwo rega, ntabwo ibi ngibi ari ibintu bije ngo bize tubone abantu bapfa hari no. Ibi ni ibintu biza, ni diplomasi, bakaza bakavuga bati ibi n'ibi, ariko uhingahinge, ariko ahinge doublement. Uwahingaga ahinge kabiri, ahinge rwose, ashyiramo imbaraga inshuro 2 z'ibyo yahingaga, kugira ngo yiteganyirize ejo hazaza. Uwakoraga akazi runaka yongera amasaha, uwabitsaga muri banki, rwose noneho ukanda umukanda, ugerageze kwiteganyiriza ibihe bizaza ejo n'iki, kuko hagiye kubaho, ariko nta kintu na kimwe wavuga ngo igikuba kiracitse. Urabyumva? Nta gikuba gicitse, ntacyo. Ibyo ni ibintu biraba abantu. Icyo gusa njyewe ngaya nuko ibikorwa byose u Rwanda rurimo rurarengana. Uvuga iki ku banyarwanda bishimira ibi byabaye, kuba hari abanyarwanda bamwe na bamwe ngo batavuga rumwe na leta iriho bishimira ibi? Waba byishimira uwo ari we wese, sibyo? Ni ugutabara. Urumva? Ni ugutabara. Kereka niba yaravanyemo amaraso, urumva, akayavanamo, none agafata nk'ay'umundandi, none agashyiramo, none akavuga ati njye mbaye umugogomani. Urumva? Ibyo se bibaho? Ntabwo bishoboka. Urumva? Ukiyambura ubwo bunyarwanda, ugakuraho urwo ruhu rw'ubunyarwanda, ugakuraho izina, ugakuraho uvuka, aho ukomoka. Urumva? Kandi n'abo ngabo biwanye yo ugiye ukashaka kubazana nabo ukabageza nk'uko nguko, sibyo byashoboka. Urumva? Nta muntu ushobora kwishimira icyo kintu, nubwo ntacyo kizatwara. Yego. Abanyarwanda rero tugane ku musozo. Abanyarwanda twitware gute? Abari mu Bwongereza, abari Denmark, abari muri Scandinavia, nta bivuze ko ari ukuzirikana igihugu, no kuzirikana igihugu, ariko cyane u Rwanda tuvuge ukuri, tunyomoze ibi biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Abanyarwanda buri wese niyumve ko ibi bintu akwiye kugira icyo abivugaho. Urumva? Akwiye kuvuga realite z'ibintu. Urumva? Ni ibintu byabaye tureba, intandaro yabyo turayizi ko ari imigabane, baje bagakata u Rwanda, bagakata, bamwe bagasigara hariya. Uyu munsi abo bantu bakasigaye hariya bakababwira ngo ni mujyi wanyu, batabahaye itaka. Abantu bateze turajya he? Hariya ntituri bwemerwe, namwe hano muratwanze, gakondo yacu niyi, bafata intwaro. None uyu munsi pretext zose barimo barazizana. U Rwanda se gute ko mutareba abo bantu bari aho ngaho murimo mwaka ubukongomani, kandi ari mwe mwakase imipaka? Nimwe mwaraje mwikatira imipaka, mwibereye i Berlin mukata imipaka mu 1884-1885, murayikata mutitaye kumenya ngo abantu batuye bate.
none uyu munsi izo ngaruka nizo ziri kuba ari mwe mwabikoze. Mwebwe murimo muricecekeye ibyo bintu mubaye nkaho atari mwe mwabikoze. Ni mwebwe mwaje muvuga muti abantu basaba batya bataba naba mushyiraho itandukanyirizo ry'abantu. Iwanyu abantu ntabwo basa ariko nta wicumye. Igeze kubaho ibyo ubuse ntabwo tujye tubona abazungu b'imisatsi y'imikara n'amaso y'umukara tukabona n'abandi b'amaso y'ubururu n'imisatsi y'imyeru ko nta wicumye. Ko nta wicumye barasase bose ntabwo basa ariko twebwe baraje bapima amazuru bapima ijosi bapima amatwi bapima baranje ibyo bintu biri gukoreshwa ubu ngubu mu kwica abantu mu gushyiraho itandukanyirizo ry'abantu kandi byakoze bo nta mwirabura wakoze ibyo bintu. None uyu munsi barigaramiye mu gihe ayo moko bakreye arimo asubiranamo akanasubiranamo avuga ngo ni mujye hariya niho iwanyu ariko bakata imipaka abo bantu bari batuye aho ngaho. Ibyo byose babyirengagije. Ngiye ndibona ari kugaruka nkavuga ariko twakoze amakosa tujya gukata ntitwamenye ko dusize umuvandimwe hariya undi hakurya. Urumva abantu baturaga mugatura mukurikije imiryango yanyu baraje barakata batitaye kumenya ngo mukuru wanjye bamusize hakurya hariya ngiye nanjye nsigaye hano. None uyu munsi uwabyaye akabyara akaba yaragize nawe communauté hariya barimo baramubwira ngo nagaruke hano. Urumva ibyo uzi ko baratwaye batwara n'umwami umusinga baramutwaye bamujyana ikamembe bigeze baravuga ikamembe ageze ikamembe n'ubundi abanyarwanda kubera gukunda umwami wabo bakajya bamutura bavuga bati barakwirukanye ariko ntacyo uzabura bakamutura bakamushyira inka bakamushyira amata bakamushyira buri kintu cyose bati ibi ntabwo baramutwara bamujyana imoba. Aho ni muri Kongo bumvaga se bamujyanye izo ko ari histoire bakoze bo uyu munsi bakaba babyitarutsa nkaho bitabareba. Ariko uko niko kuri so abanyarwanda bahaguruke babivuge. Yego. So rero Bwana Egide reka ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye ndarikire n'abadukurikira ko bakomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda Nordic TV ndetse no ku Gicaniro TV ariko tubibutsa abatarakora subscribe kugira ngo munyaruke mukore subscribe ndetse munakande kunzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Nge rero mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkaba ndi mu gihugu cya Denmark naho Egide Ruhashya turavugana ari mu Bwongereza. Reka ngushimire Bwana Egide. Urakoze cyane Olivier namwe mwese mwari mudukurikira ndabashimiye kandi mukomeze kugubwa neza. Asante sana.